Itariki ya mbere Ukwakira ibitsa amateka menshi ndetse ni nawo umusingi u Rwanda rwubakiyeho. Abanyarwanda bose bazi ko urugamba rwo kubohora u Rwanda rwatangiye itariki ya mbere Ukwakira umwaka w'1990. Gusa icyo batazi, RPA ntiyagombaga gutera kuri ino tariki. Afande Fred na Afande Kagame, Perezida Museveni ubundi niyifuzaga ko banakorana. Kubura uburenganzira rero ku gihugu cyabo byatumye bamwe basiga ibintu byose bari batunze, amashuri, imiryango n'ibindi, baza kwitanga ngo uyu munsi tugire amahoro. Twihuse, itariki yo gutangiza urugamba ni yari yarapanzwe ko izaba tariki ya mbere Ukwakira umwaka w'1990. Ubundi RPA yagombaga gutangiza urugamba mbere y'iyi tariki. Niyo gahunda Afande Fred yari yaraganiriye na Afande PC. Urugamba rwo kubohora igihugu murabizi ko rwatangiye tariki ya mbere Ukwakira umwaka w'1990. Gahunda yo gutangiza urugamba yagombaga gutangira mbere y'aya matariki. Major Paul Kagame yari yaroherejwe muri Amerika ari uburyo bwo kumutandukanya na Afande Fred Rwigema, kuko Museveni yahoraga abona basaba Habyarimana kubareka bagataha. Habyara we akabyanga. Perezida Museveni yari abizi neza ko kubangira gutaha bizatuma bataha ku ngufu. Perezida Museveni yapanze kubatandukanya kuko Major Paul Kagame na General Fred Rwigema nibo bari ku ruhembe rw'Abanyarwanda bari muri NRA, kuko n'ubundi nibo bari mu basirikare 27 batangije urugamba muri Uganda bahereye Kabamba. Mu busanzwe General Major Fred niwe wagombaga kujya muri Amerika, gusa asaba Major Paul Kagame kugenda hanyuma agasigara apanga urugamba. Kuva umunsi ajya muri Amerika bavuganaga buri munsi kugeza urugamba rutangiye. Mu busanzwe RPA yagombaga gutera mbere y'itariki, gusa hari amakuru Afande Fred yamenye ko Perezida Museveni azajya muri Amerika na Habyarimana nawe akajyayo. Bivuga ko aya makuru ariyo yatumye ategereza kugeza igihe RPA itangije urugamba rwo kubohora Abanyarwanda bose. Iyi tariki igitwibutsa ko kuba uyu munsi twese tubyuka nta wikanga ko ari ubwoko bunubu, kuba umwana ajya ku ishuri nabazwe ubwoko, kuba uyu munsi bakubaza ngo iwanyu ni he ugasubiza wimutiri mu Rwanda. Ibi byose ni amaraso yamenetse. Njye mva kuri mikro ni kimwe ibisanzwe.